understand what that intervention will serve as a purpose. Ku itariki ya 8 Mata 1994 uyu munsi Major General Paul Kagame wari umugaba mukuru w'ingabo za FPR Inkotanyi yatangaje ko atangije intambara kuri leta yakoraga Jenoside kuko bitari bigishoboka kubahiriza amasezerano y'amahoro ya Arusha. Ingabo za FPR Inkotanyi zatangije urugamba mu mujyi wa Kigali ziyemeza guhagarika Jenoside mu maguru mashya. Ingabo za FPR Inkotanyi zubuye imirwano mu duce twa Byumba na Ruhengeri kugira ngo zihagarike Jenoside yakorerwaga Abatutsi. Abatutsi bari bahungiye ku ruganda rw'icyayi rwa Mata, ubu ni mu karere ka Nyaruguru, barishwe bose. Kuva tariki ya 8 Mata 1994 Abatutsi bageragezaga guhungira mu cyahoze ari Zaire. Interahamwe zarabatangiraga zikabakusanyiriza ahitwa Rusura mu murenge wa Bugeshi zikabica. Abasirikari b'Abafaransa n'Ababiligi batangiye igikorwa cyo gucyura abanyaburayi babaga mu Rwanda. Abafaransa bakise Operation Amaryllis, naho Ababiligi bo bakita Silverback. Abatutsi bahungiye mwiri ku musozi wa Nyawera muri Kayonza barishwe. Interahamwe n'abasirikari barindaga Perezida Habyarimana bishe Abatutsi bari bahungiye kuri Paruwasi Gatolika yitiriwe Mutagatifu Karoli Rwanga no mu kigo cy'abafureri b'Abayozefiti i Nyamirambo.